Bibiliya kuko ari inezeza. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Zaburi 112, 113, 114, 115, 116, 117 n'118. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Zaburi 112. Abakiranutsi barahirwa. Hahirwa uwubaha Uwiteka akitondera amategeko ye. Abana be bazagwiza imbaraga n'amaboko mu isi. Ubutunzi n'ubukire bizaba mu rugo rwe. Niba agira imbabazi agaha abakene, gukiranuka kwe kuzahoraho iteka. Uhoraho azamuhindura mikoro ibihe byose. Ntazabura uko agenza, kandi afite Imana. Abanyabyaha bo bazajya babireba bahekenya amenyo. Zaburi 113. Imana idukura kure. Indi Zaburi baririmbaga kuri Pasika. Niyo Yesu n'abigishwa baririmbye bamaze kumanyagura umutsima, maze bajya ku musozi wera Yono. Iravuga ngo nimushime Uwiteka abatuye hirya no hino. Uwiteka ari hejuru y'amahanga, ntawe uhwanye nawe. Akura abatindi n'abakene mu mukungugu, akabicaza ku ntebe y'ubwami. Uwo nguwo nyine agushyira hejuru agutabare. Zaburi 114. Imana yagendanaga n'Abisirayeli. Igihe Abisirayeli bavaga muri Egiputa, Imana yagendaga hagati muri bo. Inyanja ibabonye irahunga, icikamo kabiri. Imisozi ibabonye itera hejuru nk'udusekurume tw'ihene. Yorodani ibabonye isubira inyuma. Imana yahinduye igitare isoko. Iyo soko y'ubugingo itembe no mu bugingo bwacu. Zaburi 115. Ntaba ari twe, Mana ntaba ari twe. Izina ry'Imana yacu rishyirwa hejuru. Uhoraho ni ingabo idukingira. Abanyamahanga bibaza uburyo dukomera bikabayobora. Nyamara bo nuko basenga ibigirwamana. Bifite amaso ntibirebe, bifite amatwi ntibyumve, kandi ntibivugishe imihogo yabyo. Ababikora bazahwana nabyo, ndetse n'ababyiringira bose. Imana iturinde kumera nkabo. Zaburi 116. Isengesho ry'uwarusimbutse. Nkundira Uhoraho ko namutakambiye akantabara. Urupfu rwaramboshye, ikuzimu hanakokejwiga, akaga n'umubabaro biranyokama. Maze ntacyo Uhoraho arankiza. N'abatagira ubwenge arabatabara. Niwe watumye nsubiza agatima mu nda. Nzamuhimbaza igihe cyose nkiriho. Zaburi 117. Isi yose nisingiza Uhoraho. Mw'amahanga yose mwe, mw'amoko yose mwe, mw'abari mu isi yose mwe, musingize Uhoraho kuko imbabazi ze zihoraho iteka. Haleluya. Zaburi 118. Ibuye rikomeza imfuruka. Abanyamahanga baramuhutaje, baramutangatanga, nyamara Uhoraho yaramushyigikiye. N'ibuye rizima rikomeza imfuruka. Guhungira k'Uwiteka bigira umumaro kuruta kwiringira abantu. None sinzapfa, ahubwo nzarama, yabwira abantu ibitangaza by'Uwiteka. Uhoraho tumushime, kuko ibyo yakoze byavuye kuri we n'ibitangaza mu maso yacu. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze.